Indatwa n'abafana bandi. Ndatwa n'abafana ba Dream Boys. Ibisumizi n'aba Riderman. Ibitangaza n'aba Bruce Melody. Big Energy n'aba Yago. Nusekuce nk'abantu twatwumva mani nk'abamuzi uko afite IQ ya danje. Mani ngo Big Energy ngo nagatsiko. Nuvuga ngo kuko kora ko Big Energy ari izina ryo mu Cyongereza. Mani mbona kaje wakazana ubugambo bw'ubufu mani kandi twebwe twarasobanuriwe Big Energy cyari cyo mani. Icyo ngira ngo njye abantu bumve ntabwo nshaka umuntu ufata amasaka akayivanga n'amasakrament. Abo ntabwo tubashaka mani. Big Energy n'abafana ba Yago n'agaragatsiko. Urumva nkuko ari aba Riderman akaba ari aba King James arabandi. Urumva ubwo numva ikosa ko ryabaye umuntu kwenda yashatse izina ry'icyongereza. Oye nimba umuntu yarize afite IQ atashaka none izina rya none se kari ibintu byumvikana tubishyire mu kinyarwanda basi kugira ngo babyumve neza. Mani je biya binababaje men kubwo sa umuntu mani gushakwa bagashaka ine kwanduza ibintu akabira mu akagoreka mani izina. Big Energy urumva Big Energy n'abafana ntagaraagatsiko yego kandi Big Energy bisobanuye iki bishatse kuvuga iki bundi mu Big Energy abava kagera mu Big Energy bivuga yuko ari umuntu mwana umutagira ishyari mwana ugira ukuri utapyinagaza abandi bantu wifuza ko watera imbere ugomba no kubaka u Rwanda bikora ibyiza wubaka igihugu cye ntago umu Big Energy aragatsiko nk'utwo tundi numvisha abantu batangiye kuvuga magenda birekuza n'ubwande kumane Big Energy wagatsiko uhari nawe ariko uretse no kuza bakabyabanje umva nkwere kwanza reka mite ngubita n'amakuru sizimbo ubana yabonye MTN yamaze kurekura pack yitwa Big Energy. Yes, nabyibone nje none nabyibone. Ukivuga MTN wisunyibutsa cyane nabonye MTN iwacu na muzika festival yabereye Nyagatare. Yes we. Melody yagiye kuri stage iriko noneho. Ewan akubita ngo boro ya mbere byapa byarazamukaga ari Big Energy. Kenisho azamuka. Yes we. Nabyibone nje narindiyo nabyibone nje niho narindi. We hariya niho bakubwira hariya niho ushatse wahita wemera yuko Big Energy ataragatsiko abari bari Nyagatare hari aba diaspora bari hanze ari Big Energy bari i Kigali ari Big Energy bari za Musanze ari Big Energy bari za Rubavu hari abari ni kwisi hose Big Energy nagaragatsiko za Kenya man Australia Big Energy n'abafana aha boro hose ni Big Energy gutuzuvugira umwana ubwira umuntu umwana ibira ngo nagatsiko nibiki ukabona ni gute ibisumizi bizwi abafana bakaba bahari cyane rwose ni gute intaneshwa zizwi zikaba zihari muri gumaguma indatwa zizamura ibyapa abafana icyo kintu ncakuvuga niki gituma mwumva yuko Yago abafana batagira izina niki gituma ko mu gikomeje wa mutima wanyu mubi urwango rubarimo rwo gufata ibintu umuntu akazana umuntu akavuga ibintu byubaka igihugu mukagenda mukabifata mugakatamo ibijyanye mushaka gushyiramo mukabikoresha mu buryo butari bwiza umuntu arafata abantu akabishyurira amazu arabatunze Mura gafata umuntu akabishura mituwera agakora iki urumva ibikorwa bikagaragara mwebwe mukaza mufite amagambo muvuga ngo umuntu ngagatsiko ngibiki nanje gatsiko mere twebwe nose reka mukamwereka reka duhaga sopo mwitonde umva nkubwire mbabwire aba Big Energy aho bava bakagera ntago tuzihanganira uburyo mufatamo izina ryacu uburyo mudusebya uburyo muduhorabika mwumva yuko mwatujyana muri leta mwumva yuko mwatwangisha umuntu bakamufata bakamufunga ese ubundi niki gituma mwumva yuko ubundi Yago Pondati tari umuhanzi nk'abandi ese nukubera nk'abandi man turabyemera abarusha kwandika abarusha mufite ibintu by'ibishishwa nazana musigaye mwaravanye mugenda mugashishura guhera ku ndirimbo ye album imizigo irenga 10 n'ingahe yose muzagere muyumve muzambwire indirimbo yashishuwe hehe abasani benshi bose bagenda nyine mwese mwamuciye mu kaboko bagendaga mani mwamuciye mu kaboko hako bose yarabafashije niki gituma urutugu rushaka gusumba ijosi niki gituma uretse imakanya gatumbwira nje nashyushye ubu nashyushye ntago ninda nyamuneka kora subscribe
share ndetse na comment ubundi dukomeze kabisa dukomeze icyo nashakaga kubarabura ni iki ngiki ni kuri Ghetto Life TV n'ubundi nk'ibisanzwe niho biri kubera abanyarwanda kazi n'ikintu nagira ngo mbisabire mukomeze mudufashe mudutere inkunga muduhe subscribe share na comment tubone ko turi kumwe turi abantu banyu tuzatubakora ibintu bizima twamaze kubona kamera ya Danje icyo dushaka ni ukuva inyuma ukuri kukazagaragara kugatsinda nicyo kintu dushaka twishimira energy ufite gutishimira wenda amashusho yacu twe tubirimo kubera Imana bizakunda kandi namwe muturi inyuma muzadufasha turabizi neza ku buryo twe ntago dushaka yuko ari umuntu uzapyinagazwa umuntu ayifitemo impano akabura ahantu agaragariza impano kandi hahari dufite YouTube yacu yaragutse dufite ba influencers benshi bashaka bazi bakakuzamura dufite platform zikora sinzi impamvu umuntu ugenda ugasanga yapiriye hari yafite ibikorwa ari abana benshi tuzi bafite imana bakina amafilime baba bahanzi abantu bafite ibintu byinshi bakoze bafite n'icyo bamariye igihugu dukorera abantu byinshi ugafata umuntu umwe ukajya umusunika ugenda umucuma umubwira kuko uwo mubwiye ibyo avuga kuko wamubwiye ngo yitwara uko wenda ubishaka wenda agutama igiceri cyangwa iki niki twebwe ibyo ntago ari byo dushaka guhera muri ghetto kugeza tugomba kuzamura ukuri yago yarabivuze mu teramabuye ariko byinshi byatangiye kugaragara abenshi baje mu mwandiko bisige bigaragara ngo yagongubara ngo ngabiri inyuma safu za sabe nuse ko ibereye Uganda muri mwebwe ndimo ndababaza muntu nkurikiye ninde muntu nibangaye bari bazi Sabe indoro z'amafoto ye indoro z'Sabe kuba wabona guca kuri kamera kari bya bindi Imana ikora kari kwa kuri kuzagenda kugaragara iminsi igisambo ni 40 igihe cyageze kirigaragaza igihe cyanyu ni iki ngiki kugira ngo ibikorwa byanyu bibi mukora byo kwicana bitari byiza byo kuba wafata umuntu ari mu Rwanda nawe Sabe fata umuntu wavunikiye ibintu wabiruhiye wabikoreye ejo bundi nanje kwidekarara nta kintu musantwara hari ubuyobozi kabisa hari ubuyobozi nta kintu musantwara numvisha ngo umuntu yabavuzeho ngo mumugendaho ibyo tumaje kubimenya ni nka cyakira ngo ni gadi fata mu ntokeje n'umushitika ngo cyangwa muvane ngo muri karagatsiko ngo yes we big energy nago rekeraho wikomeze kutwanduza ngo ni gadi fada uwo nta mwanya tugifite kumuvugaho umuntu ufite ururimi rwagobanye rwagiye mu kanwa wagira ngo yanyerejemo amasabune yagize yumve rwose ngo happy ntabyo umuntu utakora umuganda utakishyura irondo utakishyura ibishingwe umuntu mutafatanya ngakuzamura mugenzi w'umuntu utari mu gihugu abo nabadusenya ura nta mwanya dufite kumuvugaho icyo ngewe ngira ngo nisabire abantu tugana ku musozo giye babwire icyo ngira ngo nisabire abantu ni kimwe nuko twese tugomba gusenyera umugozi umwe tugakoresha imbuga nkoranyambaga neza dufasha buri tugafashanya umuntu kwa platform yimuterekamo urumva umuntu utaza ngo wihishe utaza ngo ugire ibintu kugira ngo ntago twamaze kumenya ko bitari byiza njewe umudamu ngo niko yabyivugiye kuntu bagira amashati yes we Irene n'abafitana abandi bose ukuvuga ngo yabivuze ubwino nje nivane hariya bamwasi ibinyoni arabibiye icyo nshatse nzabivuga mu mwandiko mutagira ngo utaha ngo tuvugane ndidekaraye njewe ngiye gukora ubwino kuri koko urumva yatangiye gushyira ibyo mwamukoreye kuri cano twese turabizi umuntu avuga ukuri mukaza mukamukuziza ubu yafunguye indi cyane Uruyuki TV yamaze gufungura indi Big Energy mujye munamukorere subscribe tuzamurane twebwe ntabwo dufite imitima nk'iyabo nyemerera dusoze ariko mu mwandiko utaha turabazanira ubwino ku bantu bose barenganye kandi bazize bira bifi binini baramwita ibifi binini mubona hariya barabashaka kutuzimya abo nibo tugiye kuza nyemera dusoze jema we mukobwa we musore mugabo mugore kora subscribe aho ngaho kora share ndetse na comment like nawe nuze kwigotwa dusubire gutaha mu kindi kiganiro kabisa aizo ndetse na fa turabakunda kabisa kandi wumve ngo kuri Ghetto Life TV niho ibintu biri kubera